Hello, agashya ku muntu wese utunze telefone ya Airtel Imagine. Nyine muri komenti bamaze igihe bambwira ko ngo umuntu wese uyifite kugura iriya bando ya unlimited ngo iyo telefone imaze umwaka ngo nayo iba irangiye. Oya, hari ubundi buryo ushobora kuyiguramo. So yego nyine iyo umwaka urangiye ukoresha iyo bando cyangwa se iyo unlimited, iyo umwaka urangiye barayihagarika nibyo. Ariko noneho hari ubundi buryo wowe ugomba kuyigura bidaciye muri ziriya nzira bakweretse. Uri tayari? Nkurikira hano. Nk'ibisanzwe rero mbanza kubiseguraho n'ubundi ni wa mukapo wanyu nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe, kandi nanone niba wari unahasanzwe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ikintu gishya tuzatuzana hano kijye kikugeraho mu buryo bwihuse cyane bubangutse. Twagiye nk'uko mubibona rero, iyi ni Airtel yacu, murayibona ni Airtel Imagine. Si iyi ngiyi, ni iyi ngiyi nakubwiraga. Iyi Airtel iyo uyiguze baguhanamo simukadi, bamara kuguhanamo simukadi, iyo simukadi barayikonekita ku miyoboro yayo, hanyuma kugira ngo ubone ukuntu ugura unlimited nyine y'igihumbi imara ukwezi. So kuri iyi nshuro rero, iyi telefone iyo bamaze kukwemera kugura iyo unlimited imara ukwezi, umwaka ukarangira, iyo unlimited irahagarara, noneho ugatangira kujya ugura unlimited ya 2. Ako kantu rero ngiye kukwereka uburyo wakora, uburyo wazajya uguramo unlimited y'igihumbi mpaka n'imyaka 10 irangiye. Urankurikiye? Nk'uko nakubwiye, kora subscribe ubundi nkwereke utuntu twikorera. So nk'uko mubibona rero ntibisanzwe ni Airtel. Mu muntu utayizi se hari umuntu utayizira? Nirirwe nanahambura mbereke n'inyuma koko? Nta muntu utayizi. Reka nyihambure mwese muyirebe, dore ngiyi. Hari utayireba? Iyi ni simukadi ya mbere, ni ya Airtel nk'ibisanzwe, yayindi uguranamo muri telefone. Hanyuma iyi ngiyi ni MTN, usibye ko nyine inyuma nashyizeho akanuza ka Airtel, ariko aka kanuza kari imbere ni aka MTN, ngira ngo murabibona. So ubwo noneho tutiriwe tunayizimya, reka njye kukwereka uburyo ushobora kuguramo unlimited y'igihumbi mu gihe uzi yuko umwaka wakurangiriyeho, bakakujyana kuri unlimited ya 2. Twagiye. Uri tayari? Reka mbanze nkuremo urufunguzo rwanjye. Sasa rero wowe nkurikiye, nk'uko nakubwiye, kora subscribe. Ni ukuri niyo nkunga yonyine umuntu aba ategereje, nta kindi pe. Kora subscribe yonyine gusa. Twagiye. Ni ya telefone, ntabwo yigeze ihinduka ngiyi. Ni ya telefone. Mbere na mbere nyine urajya mu rwandikiro rwawe ushaka abantu, ujye kwandika nyine, ujye kwandikamo nk'ugura paka bisanzwe. So turandika akanyenyeri 255 urwego, hanyuma ukande yes. Numara gukanda yes, urakanda kuri ya simukadi yawe yuguriraho nyine unlimited. Ngira ngo uri kubireba. Ukurikire uhanga ijisho. Hanyuma noneho iyo ugeze aha ngaha, barabanza bakakwereka. Nawe urareba nturi umwana. Uri kureba? Hari aha ngaha kuri 0, hari aha ngaha kuri 1, hari aha kuri 2, kuri 3, kuri 4. Ndibaza yuko buri wese, umuntu wese uzi yuko unlimited y'igihumbi yarangiye, yaguriraga hehe? Kuri 2. Yaguriraga hano kuri 2, kuri internet unlimited hamwe na call na SMS. Bimara ukwezi nyine. So ntago ari aho ngaho rero tugiye kugurira. Wowe ikintu uri bukore, urandikamo 0. Numara kwandikamo 0 wemeze, kuko twatinze mu magambo nyine barakwereka connection ziba zagize. Ubwo birasaba ko dutangira. Akanyenyeri 255 urwego, yes. Hanyuma dukande kuri simukadi yacu. Nitumara gukanda kuri simukadi yacu, turashyiramo 0. Ngira ngo nari nayibabwiyeho ibyayo. Hanyuma wemeze,
numara kwemeza nyine ngibi hano barahita babikwereka. Si uri umwana urareba amafaranga yawe 1000 nyine baguha unlimited amayinite yo guhamagara, SMS, ni ukuvuga ngo kuri megabyte ho baguha giga ya buri munsi bimara iminsi 30. Ubwo bisobanuye ngo ni ukwezi. Kuri rimwe ukemeza. Okay, ngira ngo urabibona noneho. Urabibona ngiye ko bari kumbwira yuko nta mafaranga 1000 mfiteho cyo kugura mega z'ukwezi. So niyo mpamvu rero wowe nkurikira hano, wowe ufiteho 1000 n'ubundi kuri balance yawe bahita bagikuraho ako kanya, ubundi ugatangira kubona ya giga yawe imwe impaka buri munsi baguha giga imwe mpaka ukwezi kwawe kurangiye. Niyo mpamvu rero buri muntu wese unkurikiye hano kora subscribe, ubundi tujye tubasha kubana muri buri kintu cyose tugejeje hano. Murakoze cyane, nk'ibisanzwe n'ubundi ni wa mukapo. Thank you.